none Bibiliya kivuga ko mwita inzu z'Imana zidakwiriye kuba ibintu by'amaguriro. Ntabwo turigurana kuwe ngo tugurana turavuga ngo hari ufite amafaranga ngo abigurane. Bibiliya ntabwo igibeshya, aho Bibiliya ivuze hose ntibeshya. Nibwo rero ni mwebwe mubeshya noneho ndetse mukanakabye cyane mukavuga ko ngo inzu ziriya nzu muba mwicayemo murimo kubwiriza ngo arizo nzu z'Imana, ariko Bibiliya hano iraje vuga ko Imana itaba mu nzu zubatswe n'amaboko yanyu ziraziritse. Datashoboza nami nkomeza Yesu ndinda guhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje mwese abadukurikiye hano kuri Ziraziritse TV ndetse no kuri Emma Talks, aho muri hose yaba bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali ndetse n'aba diaspora. Iyo mvuze diaspora mba mvuze abo mu Rwanda ntara ya gatandatu niko bavuga. Abo mu Rwanda rwiyo giterwa inkingi cyangwa iyo gihera. Okay. Abo rero nabo turabasuhuje bose bakomeze kugubwa neza cyane. Angaha rero reka mitenza nataka gutya cyangwa se mitenza ninjira gutya. Kwizera Valence ndagusuje muri uyu mwanya, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Ndizera ko umeze neza cyane. Ndamahoro cyane. Aha, umuryango nawo umeze neza? Umuryango wanjye umeze neza rwose. Ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro. Aha, ubu noneho rero waba wumvishije se ko umugabo witwa Barafinda yongeye gutabwa muri yombi ku nshuro ya kabiri? Barafinda se kikubu Fred. Uzi ko nigize kwifatanya nawe kera duhuye ahantu agiye kwibera president. Ahubwo ariko nawe iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga kukunze nawe kuzijyaho ntago koko ujye ubona abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budakwiriye. Aha rero ndashaka kugira ngo nkubaze akantu gato twikomereza kuko ikiganiro na gato nyanga mu nyanja akantu gake mu bintu byinshi. Yego, aha ngaha ndashaka kugira ngo nkubaze aka kabazo, wenda nubwo atari akabazo gakomeye, abantu bafite imiyoboro yabo ya YouTube. Bigaragara ko harabo nanjye njya mbona nkabona ibintu batangaje, nanjye nkumva koko ngize ubwoba. Nkibaza ibi bintu batangaje se byigisha bashaka kwigisha iki? Nkabona ahubwo ibyo batangaje bishobora kuba ari ibintu n'ubundi nabyo birimo cyitwa ibyaha. Aha rero wabwira iki abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi mu buryo bwose? Muvandimwe nkubwire n'abandi badukurikiye bose, imiyoboro kuri YouTube nanjye nawe turayifite, ariko mu by'ukuri hari byinshi, si nibyo gusa ibyo wenda by'ibyaha biri mu mategeko, hari n'ibyo ubona ku macano bitari bya mu mategeko ariko biri mu muco. Ukibaza utabana babo baba bantu koko, umwana we, umukwe we, umwuzukuru we, umwuzukuruza uzaza agasanga umuntu avuga ngo nasambaraga n'abantu 30 ku munsi, ngo reka mbereke ngo ibi nibi babigenza. Wenda bo wakoze ibi bya biri mu mategeko, njewe nawe dufite imiyoboro, ariko umunsi abantu baza kuri YouTube bashaka views ari cyo kintu cyambere bagendereye kwiterezo ngorane zose, badashaka kwigisha rubanda. Uzari bigano byanjye nawe warabona hari cyarbwe n'abantu 1000 nuko tutavuga se turavuga, ahubwo nuko ibyo bashaka kumva nyamara nidushyiraho uruntu nk'urwo, nyamara tuba tuvuga ibintu by'umumaro, turavuga Bibiliya, turigisha abantu, turahugura, ariko udufashe kimwe muri ibyo ngibyo abo baze tukagishyiraho 10,000 byatureba umunsi. Uvango nje bita ngo ni za plan nje nawe kuza kubeshya abantu. Yes, uvango nje nawe ntitugendere views, tuvuga bake beza baturebye barahagije, kandi turashaka twebwe tuba tugambire kwigisha abantu n'abandi bagenzi bacu mwese bavandimwe. Nishyiraho ibitera imidugo muri rubanda, nimushyiraho ibyakura imidugararo muri rubanda. Uranyumvise icyo ndikubwira bagenzi banjye? Mwiganira amakuru y'ibihuha yatera imidusha, kandi manwe hari ibintu byo kuvuga we Bibiliya reba ukuntu biringana ntiwazayirangiza. Hari umugabo ari witwa Karegeya, niyo tutavuga n'ibya Bibiliya kubera ko ntanayemera ni wabura n'izindi. Karegeya ajya avuga, witwa Karegeya no kuri iyi mihanda ajya avuga ati abantu bavuze ibidukikije, bavuze ku biraro aho bitameze neza, bavuze kuri pariki, babwiye abantu gusura ibirunga, babwiye abantu guhinga no korora, babwiye abantu gusura muhazi. Ibintu byo kuvuga birahari amamiliyoni yabyo, ariko kuvuga ibikujyana mu mategeko rwose reka mubwire, nanjye hari ibintu mbona nkabona mfite ubushobozi, ibyo bintu nabihana cyangwa se nabica kuri izo mbuga zabona, ahubwo aricyo mbona ngiye nkona hari nk'amacaro nanakuraho mbishoboye. Ubwo rero abo bavandimwe ariko inama ni iyi, ubwo inama niyo ndimo navuze ngo abantu nibareke kuvuga ibibakoresha ibyaha bibajyana mu mategeko.
abantu nibareke kuvuga ibi bicisha umuco bituma biharabika ubwabo. Iyo uvuze ngo reka mbere ku buryo nasambanaga, wibuke ko uzagira umukwe, uzagira umwuzukuruza n'ubuvivi, ibi bintu bazabisanga ahangaha. Wibuke ko abantu hari umuntu uzajya kurambagiza umwana wawe avuga ngo uyu niwe nyine yavuze ngo wajyaga asambana ngo gutya na gutya na gutya. Ibyo nabyo tubimenye n'ibyica umuco. Ibi tugera mu mategeko nk'ibyo, amakuru y'ibihuha bayatangariza iki? Ko hari amakuru y'ukuri bayatangaje, si byose bavuze ibyiza ko bihari. Nicyo navuga nta kintu. Byiza cyane. Ubwo rero ni inama umusaza ziraziritse abagiriye, nimuvuge ibifitiye akamaro abanyarwanda, ibidafitiye akamaro abanyarwanda tubyihore. Kandi nayo maviyuzi yaboneka tuvuze ibyubaka abantu, ibyubaka umuryango nyarwanda, amavizi twayabona. Yego. Aha rero ndagira ngo ibyo twari turimo kuganira bindi tubireke, ahubwo dute tuza twinjira mu kintu cyitwa iyobokamana cyangwa se muri Bibiliya. Ziraziritse rero ndagira ngo ahangaha nkubaze, hari umurongo ugaragara muri Yakobo, ibice byaho 2 ku murongo wa 48. Ahangaha akaba hari umurongo wa 48 uvuga ngo nyamara isumba byose niba mu nzu zubatswe n'amaboko, nk'uko wa muhanuzi yavuze ati ijuru niryo ntebe yanjye, isi niyo ntebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzuki, niko Uwiteka abaza. Cyangwa se nzaruhukira hantu hameze gute, cyangwa se nzaruhukira hantu ki? Aronda ashaka kukubaza, mujye mwirirwa mutubeshya wowe n'abanyamadini bagenzi bawe, sinjya mbeshya, ndetse mukanakabye cyane mukavuga ko ngo inzu ziriya nzu muba mwicayemo murimo kubwiriza ngo arizo nzu z'Imana. Ariko Bibiliya hano iraje vuga ko Imana itaba mu nzu zubatswe n'amaboko yanyu, ziraziritse, kandi ziriya ni inzu mwari yubakiye. Ndagira ngo tubwire hano Bibiliya irabeshya cyangwa iravuga ukuri? Bibiliya ntago igibeshya, aho Bibiliya ivuze hose ntibeshya. Nibwo rero ni mwebwe mubeshya, nibwo rero ni mwebwe mubeshya noneho, kubera ko hano Bibiliya iravuga ngo isumba byose niba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Kandi ndagira ngo nibutse abadukurikira n'abandi bose, Bibiliya dukunda kuyita igitabo, ariko Bibiliya ntago ari igitabo, ubwo nta kantu ncishijemo mbanagiyemo. Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo, ni ikomatanyirizo. Yego. Kuko ni ibitabo, hari n'ibitabo byinshi. Yego. Urakoze cyane muvandimwe Manuel, nesezwa n'ibiganiro tuganira hano, kuko nibwira ko abadukurikira ntibazajye muri kote negatifu gusa, bazagera zo kugira icyo bamenya ko tugendereye kwigisha. Kandi natwe turanigishwa, turakiga. Iki kibazo bashije ni cyiza cyane, ko gitera n'urujijo hagati y'abayoboke b'amadini n'amatorero, bagakoresha n'inyito wa mugani we zikanganye. Ari nabo tujya tubijyaho impaka tugana, ariko kwa kuntu ujya umbaza ngo simbyigisha, ibi ngiye kukubwira ngenda byigisha ndi imbere y'abantu. Inzu y'Imana rero mwebwe ko muvuga ko ziriya nzu mujya kwigishirizamo, ziriya nzu zigeretsweho n'amatafari n'amabati, nge nzita ko ari inzu z'amadini, amazina y'ayo madini, ntabwo nzita ko ari inzu z'Imana. Inzu y'Imana nyirizina ngaho yitubwire yigeze kubaho mu gitabo cyo kuva 25 wenda ntujyemo budatinda, ndasoma n'umurongo umwe gusa isezerano rya kera. Imana ubwayo yigeze kubwira abantu ngo mundemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Iravuga ngo muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegerezo cy'ubuturo n'iby'ibintu byabwo byose. Abantu mu nyumva ndi kuvuga ibitekerezo byanjye ntihazagira ubimpora, nta tumwe n'itorero. Ibyo ngibyo urabisomye, ntabwo ari n'ibitekerezo byawe. Iyi nzu ibu buturo bwari mwaka gukoresha izambi inzu uko ryari ihema. Igitabo cyo kuva ibice 25 kuva 15 25 mpereye ku murongo wa 8, ariko birakomeza. Imana ibabwira Mezire ibintu bizajyamo, ngo muzabaza isanduku y'igiti, ibabwira n'ubwoko bw'igiti bazabazamo ngo cyitwa umushita. Iyi yari inzu y'Imana. Kubera iki? Imana niyo yabwiye abantu ngo ntabwo yari inzu, cyari ihema. Iyo yatanze amabwiriza ingero zo kuntu igomba kubakwa n'ibintu bigomba kubamo, naho urugero ugomba kuba, naho ameza azaba. Iyi yari inzu y'Imana. Iyo nanjye nabyemera. Iyi ndabyemera. Yego. Ariko izi ndakubwira iyindi, kakubwira iyindi mu gitabo cy'abakorinto, urwandiko rwa mbere, ntago ari igitabo ikingiki. Urwandiko rwa mbere Pawulo cy'abakorinto, ndavuga ngo ibyo nemera kwizera ntagira ubimpora. Urwandiko rwa mbere Pawulo cy'abakorinto, kanyaruke gusoma muri telefone ntago bitinda abantu ibice 6 umurongo wa 19. Pawulo maze kubwira abantu ngo bareke ubusambanyi, bareke inzoga, abihanisha. Hano yaravuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe,
nishaka ndekira naho ngaho. Yego. wasomye Yakobo. Njye nasomye muri Yakobo. Aho yavuze ngo Imana ntiba mu nzu zubatswe n'amaboko. Yego. Aha ndahavuga gato nitonze. Njyewe ndavuga ibyo nemera muri nge kandi we n'imbere y'abantu ndabivuga. Yego. Insengero zose ziri ku isi abazirimo n'abazubatse n'abazikunda yego bajye bazita inzu yitiriwe izina ry'Imana. Aha. Kuko iberamo yinjirwamo nabaje kuvuga Imana. Iriya nzu ntiremeramo isoko nubwo hari ibyo bavuze ngo batereza mu cyamunara bazini bakoramo za cyamunara. Iriya nzu ntiremeramo n'abaremeyemo isoko Yesu yarabakubise. Iriya nzu nticururizwamo nta kabari nta butike hinjiramo abantu bavuga ko baje gusenga Imana bakaba nubwo tuyugamamo imvura. Urimo kuvuga iyi izi nsengero ziri ku isi zose ziri rero zicururizwamo zikorwamo na cyamunara. Ibyo niwe ubizi nge ntabyo nabonyemo. Niba warabonye bagurisha ishu ryatuwe bakarigurisha iyo ntago ari cyamunara. We wari uhari ubwo bavuga ngo abantu bitange bakitanga. Yes. Abantu bazana za telefone. Ibyo biba no ku nsengero nyinshi nagenge. Wari uvuga ko zari kujyayo. Bakazana za avoka. Zari kujyayo. Uvuga ko byari kujyayo. Baragije. Barabigurisha nyine koko wenda bari kubaka. Ariko icyo ngenenga kuki bari muri urwo rusengero bagahita bavuga ngo ntago yari cyamunara nta nubwo ari isoko. Kuki bacurujemo imbere? No biriya ntago ari gucuruza. Nuko icyo bagenderera amafaranga yo kugura icyuma cyo gucuranga. None uzanye inka itonda ariko njye nagusabye amafaranga ibyo numvuga n'ibyo nemera kandi cyo kuri. Umuntu abwo gucuruza kandi bavuga batora tanga ngaye. Njye natanga magana nyine kuri telefone kugira ngo nkise umva njye mamaga abantu imbere njye 20 ndaga ni mureke dufatanye tugura icyuma cyo gucuranga icyo dukeneye. Hanyuma umuntu azanye inka none si inka byari byo bari bazanye. Ndakubwiye ngo ibyo wabonye we byari ibyo bintu bazanye ibyari byiki ibyo bintu bari bazanye bari babizaniye iki bitanze mwitangira iki none ko babyitanze buretse kugenda bari bitangiye iki ngo bubake ngo urakoze cyane. Ariko dukeneye amatafari dukeneye isima wowe uzanye inka undazanye akabati turabyubakisha gute? Kuki mu bicururizamo imbere tubijyane ku murindi mu isoko hanze y'iki kwibaraza umujya kujya kubigurisha no kwibaraza Yesu yarabakubitiye. Nuko rero abari bari kuvunja nawe yarabakubise bari bishaka kuvuga biriya rero nukugira ngo ntago ari ugucuruza biriya nukugira ngo tubiguranemo amafaranga kuko ari yakenewe. None birakivuga ko inzu izitwa ko ngo inzu z'Imana zo mwita inzu z'Imana zidakwiriye kuba ibintu by'amaguriro. Ntago turigurana kuwe ngo tuguranamo turaba ngo hari ufite amafaranga ngabigurane azana ko yo dushaka ntabwo ari ukugura ntago ari mu isoko ni ukuguranamo igikenewe twikomereze nyine. Dore icyo nashatse icyo navuze we ntago njye mbeshya manwe kandi uzatwa turwanira kuri mikoro kuri kamera ibintu by'uvuge simbeshya ngenda avuga ukuri. Ikindi nje icyakora yes twe dukeneye amafaranga yo kubaka urusengero dukeneye amatafari. None uwazanye isima manwe wemere wihane umva ikibazo nkubaza uwazanye isima twarigurishije wazanye imisi mufuko w'isima bakawushyira twarawugurishije kuvuga ngo nigura no gucuruza twabigurishije. Oya hari abayizana bayifite mu rugo uza sima kandi iyo dukeneye kubaka abantu ahora benshi nawe sima niyo dukeneye uza uvuze ati mfite umufuka w'isima turavuga ngo ninde ugura. Oya biterwa n'icyo gikorwa kigiye abaye ari ibyuma bya korali twaguraga akazana sima twayigurisha. Ntago ari ukugurisha ni ukuguranamo ibikenewe. Izi nzu rero njye nakubwiye ko oya bivuga witonze witonde. None se buretse itonde usanze basenya inzu y'umwana wawe wakwitwara ute? Usanze abantu bangiza inzu y'umwana wawe wabigenza ute? Okay. Imana ibuza abitwara nabi muri ziriya nsengero n'abazangiza kuko ari inzu yitiriwe ku kantu ko kumva njye ndemeranya nawe ko atari inzu y'Imana nyirizina. Urangurira fanta none ibyo vuze urabyemeye. Imbugita y'iki urangurira iki cyacuma nka bakaberwa izina ryabyo umva manwe umva rero njyewe ibyo mvuze ntihari njya mvuga ukisegura ngo ndi gutinya ngo bande nta badatabuja ngira. Aha rero aha niho ngira ngahita nisegura ntabwo nisegura nuko ndi umuntu nkaba nzi nibiba mu bantu. Nakunze kuvuga ngo rwose umuntu uzanyataka kubyo mvuga azanyatake nka kwizera njyewe ubwanjye ntazavuge ngo itorero nsengeramo ntazavuge abayobozi banyura kuko sibo bantuma kuvuga ibi sintumwa n'itorero nganira nayo ku gatonya nga mu nyanja nkavuga ibintu uko mbyumva. Yego
kuko ahangaha impamvu mvuga ibi ariko kwisegura umeze nk'umuntu uba ufite ubwoba bw'uko basobuja bazagira gutya bagakurahira. Ikiganiro twakoze narakubwiye ngo ntuzongere nta databuja mfite mu isi. Nk'umuntu uvuga uturoreho bazabyumva bazagera gutya reka da abo wita ba databuja kandi atari bo ntago ari bo mvuga ndanga ahubwo rubanda hanze bavuga bashobora gufata kwizera bakamwitiranya n'itorero buri gihe ubanza kwisegura ariko umva Manuel ndanga ntiba ko bafata kwizera bakumva ko ibyo navuze cyangwa ahari ku itorero ribyemera cyangwa ari byizera nibyo ntashaka ariko nkwibutse ko nta databuja mfite abo ntita ba data rwose databuja n'uwiteka Imana ni bande nibo bazi databuja ninde genda umugaragu sa pastor bakuyobora umugaragu wa pastor se okay reka ibyo ngibyo tubiveho nje mbagira ngo kuri kwanjye uvuge nka kwizera jewe nemera ko izi sengero dufite mu isi ruriya ni inzu zitiriwe izina ry'Imana ariko ntago ari inzu y'Imana ziraziritse nyemerera rero dusoze kino kiganiro ariko ngushimire kubwo kwitanga kwawe ndagenda gushimiye cyane n'abadukurikira kandi ndabashimiye kandi ndagusaba ko wajya ukomeza gusoma Bibiliya mu buryo bukomeye kuko nzakubaza ibibazo byinshi cyane nta kibazo rwose ibibazo byinshi cyane ngiye nibaza kuri Bibiliya n'abandi bantu tujya duhura bakambwira bati uzatubarize ariko wamwigisha twumvisha umuhanga uzatubarize ibibazo ibi nta kibazo rwose nzakubaza n'ubundi n'umukurikiyeho nzakubaza ibindi bibazo abantu bibaza ariko noneho biri muri Bibiliya nta kibazo rwose ndahari ngo tuganire dufashanye ariko se waguha umukoro ujya kwigaho noneho nta kibazo wumpe ngutahane ukazaza kubwiriza kuri uwo murongo nshaka wumpe rwose ntabwo ndimo kwibuka umurongo neza ariko ndashaka ko uzatubwira kuyoboka no guhitamo bitandukanira sawa iyo devoir ndayitahanye ubwo uyitahane utaha uzaze hanyuma ugire icyo bitubwiramo urakoze cyane reka rero ngushimire ukomeze kugubwa neza kandi mu nzira zose ucamo Imana ikomeze kugenda amen usengeye neza rwose.